Ni umukobwa wamamaye ukiri muto mwite Cyuzuzo Beyonce, umufotogarafe ukomeye cyane. Ni nyuma y'uko uyu mukobwa yasoje kwiga amashuri yisumbuye, ubwo ndavuga kugera mu wa gatandatu, dore ko yize akawuntingi. Yarashoje aravuga ati se ubu bizagenda ute? Ati ko mbona nifitiye ibintu by'ubunebwe, ati nzashobora gufata isuka mpinge, ati ko mbona bigoranye cyane. Mbibutsa ko uyu Cyuzuzo Beyonce niyo mazina yiswe n'ababyeyi, dore ko yavukiye ku Kibuye, kandi dore ko yisanze ari wenyine, ari we mwana mama we afite. Abasha kuba yamurihira amashuri yose, abasha kuba yamwigisha akarangiza, dore ko na Cyuzuzo Beyonce byamushizemo icyizere, cyangwa se bimwongerera imbaraga zo kuvuga ati nanjye ngomba gukora cyane nkareba icyatubeshaho, cyangwa se nkagira icyo nakigezaho. Ubwo rero Cyuzuzo Beyonce yasoje kwiga akiri umwana mutoya cyane, nk'uko yabashije kuba yabyivugira, dore ko yasoje afite imyaka 17 ishika 18, ariko 18 ntabwo yari yakuzuye, dore ko Cyuzuzo Beyonce mbibutse ko yavutse mu mwaka w'2004. Murabyumva cyane, ubwo afite imyaka 22. Cyuzuzo Beyonce rero dore ko yamamaye mu bintu by'ubufotogarafe, dore ko afotora neza, amafoto ye agakundwa, bikazamuka bikagera ku rwego mpuzamahanga, aho bagenda bayapostinga amafoto ye bavuga ati uyu ninde, ati huyu ni nani. Dore ko Cyuzuzo Beyonce nawe byabashije kuba byamurenga, akagenda avuga ati gute ibi bintu bishoboka. Dore ko mu buzima busanzwe Cyuzuzo Beyonce ari umuntu ukunda kwisekera, cyangwa se uhora yishimye, ugenda avuga ati uko byagenda kose ngomba kubaho kandi nkabaho neza. Dore ko Cyuzuzo Beyonce inkuru nyinshi zigenda zivuga ko ashobora kuba yarabyaye akiri mutoya, ariko dore ko we urukundo rwe, cyangwa se urukundo hamwe n'umusheri we atabasha kuba yabishyira ku karubanda, dore ko nta kintu na kimwe abasha kuba yabivugaho. Dore ko mu minsi ishize twabonye umwana usa nkawe neza, ariko nta kintu yabashije kuba yabitangazaho. Ariko mbabwira ko kugira ngo abashe kuba yajya muri ubu bufotogarafe, ari mama we umubyara wabashije kuba yamugira inama, amubwira ati mwana wanjye, ubashe kuba wapanga umushinga wakora. Ubwo mama we yari agiye gushaka ibirababeshaho, mama we atasha aramubaza ati se mwana wanjye, byagenze ute, wabonye wakora iki? Ati nabonye nakora ibintu bijyanye n'ubucuruzi, ati nkatangiza 70,000. dore ko mama we yamusatse cyane, aravuga ati mwana wanjye, ubwo warize accounting, ati 70,000 urumva byagufasha iki? Ariko uyu Cyuzuzo Beyonce ntiyacitse intege, yarakomeje aratekereza, ariko kubera ko yari akiri umwana ntabwo yari afite ibitekerezo bihambaye. Dore ko mama we yahise amubwira ati rero mwana wanjye, genda uje kwiga ubushoferi cyangwa se ubutwazi bw'imodoka. Cyuzuzo Beyonce akibyumva aravuga ati ibi byo noneho biragoye, ati ntabwo nigeze mbitekerezaho habe namba. Ariko ntibyarangiye uco,
kuko mama we yabashije kuba yamubwira ati noneho ati ibyo nimba utabishoboye ati koresha uburyo waja mu bufotogarafe. Rero ubwo ashaka uburyo ajyamo ariga, dore ko Cyuzuzo Beyonce ubu tuvugana yarangije kaminuza, dore ko ubu afite digiri ya kaminuza, dore ko ubu yabaye umufotogarafe ukomeye, dore ko postinga cyangwa se bapostinga amafoto ye yafotoye akabasha kuba yamwinjiriza bigiye bitandukanye. Cyuzuzo Beyonce rero afite amakuru menshi amuvugaho, dore ko Cyuzuzo Beyonce ari umukobwa mutoya ukiri muto ariko akabasha kuba yarazamuye urwego. Yavuze ko igihe yafotoraga iyi foto ya perezida nabashe kuba yayifata aribyo bintu byamubabaje, ariko anavuga ati nta kibazo, ariko icya mbere yuko nabashije kuba nagera muri uyu mwuga nizeye ko nanjye nzabasha kuba namufotora neza, dore ko ubwo yaragiye gufata ifoto ya perezida yabashije kuba yasusumira cyangwa se agatitira bikarangira ayiretse kubera ubwoba bwinshi. Rero ntiwamuseka kuko ibi ni ibintu bikomeye bigoye, ariko nawe yakomeje kuvuga ati ngomba gukora cyane nkazamura urwego nkagira icyo ngeza kuri mama umbyara, dore ko avuga ko ati ni njye mwana nje nyine, ati nakuze nisanga ndi njye nyine, rero ngomba gukora ibishoboka byose kugira ngo mbashe kuba nafatikanya na mama umbyara akabaho neza. Rero nshuti twakomeje mubana muri iki kiganiro, nkutse ko nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubibagerezaho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, ciao ciao.